especially kuri social media niho tugirira ikibazo umuntu akaza akakubwira nabi ngiye mbere narasubizaga ngize ndavuga nari ku energy niyiki ndabihorera kuko ikintu cyatumye ndeka gusubiza hari umuntu nabwiye ntariko se nk'aya magambo byutse uvuga nayiki ahita avuga ngo rege wandikiye neza ntusubiza ngo urakoze ngo cyuze ngo ndagukunda ngo ndavuga ni what the hell uwo munsi ntabwo nongeye kubera ko nahise mbona yuko sometimes they are seeking attention cyangwa se aragira ngo arebe ahantu umujinya wawe ugarukira cyangwa aragira ngo aguprovoke kugira ngo abantu banagaragare yuko you know nawe umeze gutyo cyangwa uvuga nabi iyo bimeze gutyo kandi hari ukuntu handling ikintu they move on ni uko headline uyu munsi iyo yabyacitse ejo hazi ikintu gishyashya yankuri kibagirana nge rero nuko mbifata it's seasonal it's temporary and it ends ahubwo ikibazo nukuntu tubyitwaramo to me if it's not working walk away ikindi ntago abantu bose barebewe kuba muri circle yawe